Muraho neza, turabasuhuje nk'ibisanzwe aho uri muri mu mpande zose z'isi zitandukanye, amahoro y'Imana abane namwe. Wakwibaza ngo ni hehe uri? Ni kuri Mubwire TV. Ni iki tubwira abantu? Ni ukubwira abantu ko ari beza, ni ukubwira abantu ko tubakunda, ni ukubwira abantu ko tubashimira. Nyuma yo kureba tugasanga abantu benshi bakomerekejwe n'amagambo atari meza, bagiye babwirwa, baciwe intege, babwiwe ko ntacyo bashoboye, babwiwe ko ntaho bagera, twebwe twaravuze ngo ni igiki twakora. Reka tubwire abantu ko tubakunda, reka tubabwire ko bafite kongera kubaho, reka tubereke urukundo. Uribaza ngo wamwereka urukundo gute? Muhamagare kuri telefone umubwire ngo ndagukunda, musura umugereho, mukorera agasiripurize umutungure, mushyira indabo. Ibyo rero twebwe nibyo dukora kuri Mubwire TV. Turashimira cyane cyane abantu mwese mubana natwe, mukomeje kuza mukora subscribe, namwe muri ab'agaciro, namwe turabakunda. Mugumane natwe, turatungura abantu, murabizi iyo ushaka ko hari umuntu dutungura uraduhamagara, nimero zacu ziriho ukatubwira ngo uyu muntu nanjye nimumungerereho, mumubwire ko mukunda, mumubwire ko ari ingenzi. Nawe egera abantu bagize uruhare mu buzima bwawe, egera ababyeyi bawe, egera abavandimwe bawe. Umubyeyi si uwakubyaye mu nda gusa, ahubwo na wa wundi wahagararanye nawe mu bihe byose, akagutangiza ishuri, akakubwira amagambo meza, akagufata ukuboko, akakubwira ngo ubuzima buracyashoboka. Uwo muntu umubwire ko umukunda. Nibyo rero twebwe tubwira, nta zindi nkuru ziba aha ngaha, ni ayo magambo twibwirira abantu. Mbere yuko dutangira ibiganiro byacu, reka mbanze mbarangire ahantu mwakura ibintu by'ubwenge. Abantu mushaka kudodesha, mushaka kwambara neza imyenda idoze, nta wundi muntu wabadodera usibye Grace. Grace ni umutayeri mwiza kandi ni umutayeri w'inyangamugayo. Murabizi abantu benshi bakunda kuba abatayeri ariko bakabeshya, umunsi yaguhaye ntaguhe imyenda yawe, ariko Grace ndamutangira ubuhamya mu kudoda neza ndetse no kubahiriza igihe. Igihe aguhaye imyenda yawe arayiguha. Waba uri hanze y'u Rwanda, waba uri mu Rwanda, uri hanze uzi imyezire yawe, umwandikira kuri WhatsApp, Grace akakudodera umwenda akawohereza, kandi wawambara ugasanga uragukwira. Grace rero nimero ye ni 0788509575. Grace akorera mu isoko rya Nyarugenge, umuhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp, ibyo wamusobanuza byose Grace arahari kugira ngo agufashe wambare uberwe. Hanyuma abantu bashaka kwambara neza imyenda ya caguwa, mushaka kugura imyenda isanzwe yo mu birori, yo mu kazi, imyenda iyo ari yo yose, Nunu nawe arahari kugira ngo bambike neza. Nunu akorera muri Chic, winjire ku muryango wa Access Bank, umuryango ukurikiraho niho Nunu akorera. Nawe wamuhamagara kuri 0788 788835. Uwo ni Nunu arahari nawe kugira ngo abafashe. Hanyuma rero abashaka imodoka nziza zijyanye n'igihe, ama hybrid, Fabiola nawe arahari kuri 0788181397. Ibisobanuro byose waba ushaka imodoka nshyashya, kugura imodoka, aragufasha, imodoka ikarinda ikugeraho imeze neza. Hanyuma rero abashaka kuba mu rugo hateguye neza, hari amavaze, hari indabo nziza, iwanyu hameze neza, Yvette nawe arahari kugira ngo abafashe. Nimero ya Yvette ni 0788651258. Yvette arabafasha, akabaha amavaze meza, akabategurira jardin, akayikora neza, mu rugo hakarushaho kugenda neza. Murabizi rero twebwe ibyo dukora n'ubundi ni ibintu biba bijyanye n'urukundo, cyangwa se byaba tutagize umuntu dutungura tukafata topic imwe tukayiganiraho, ariko mu bintu byadufasha. Nimba ari uguhugura, tugahugurana muri rusange, ariko nta muntu duhutaza. Aha naho amagambo meza, aha naho kumvirwa inkuru nziza. Uyu munsi rero narebye ndavuga ngo abantu bo kuri Mubwire TV ni igiki twababwira, ese ni ibiki twaganira. Uyu munsi ndashaka kubabwira ibintu byabafasha kugira ngo byagufasha kugira ngo ugire agaciro ahantu uri hose. Ibintu by'ingenzi byagufasha kuba ufite agaciro aho uri hose, ndetse usibye n'agaciro, ahantu hose uri ukaba umuntu wifuzwa, ukaba ahantu ugeze abantu bakifuza kugumana nawe, abantu bakifuza kuba uhari. Ntibavuge ngo muzi ko hari abantu bagera ahantu, abantu mu mutima bakajya bavuga ngo mana yanjye, ngo uyu umuntu aragenda ryari, ngo uyu umuntu aravana, ngo ni iki kimudukiza. Ariko kuba uri umuntu w'ingenzi, umuntu w'agaciro ahantu ugeze, abantu bakavuga ngo aho wagenda nyine ntibifuze kugenda, bakifuza kugumana nawe. Nta kindi rero ibyo bintu biri budufashe ngiye kubabwira, bizagufasha kuba umuntu w'ingenzi, kuba umuntu w'agaciro, kuba umuntu wifuzwa n'ahantu uri hose. Ibyo bintu rero bigomba kugufasha kuba umuntu w'agaciro, ndetse kuba umuntu ukenewe ahantu hose, kuba umuntu abantu bashaka ko ugumana nawe. Icya mbere, kugira ngo abantu bagukunde, kugira ngo abantu babone kuri w'agaciro, kugira ngo abantu bifuze kugumana nawe, ujye ubura ahantu abantu bagukeneye. Ikintu kizagufasha kumera gutyo ni ukwihangana. Kwihangana murabizi ko bigoye, ariko iyo ubishoboye, sosiyete yose urimo, aho ugeze, uri mu kazi, uri mu muryango, ukamenya kwihangana, ndetse ukihanganira n'abantu bose muhuye.
umuntu wese muhuye ukamwihanganira. Kwihangana bizagufasha kubaho neza muri sosiyete ndetse bizaguha kuba umuntu ukenewe, kuko abantu bazajya bashaka umuntu nyine baba bakeneye umuntu koko wihangana. Bajya bavuga ngo yewe ibi bintu nta wundi wabishobora. Nimwumva se hari ahantu ugeze ukumva ko bavuga ngo ibi nta wundi muntu wabishobora, ngo kanaka ibi niwe wabishobora. Kubera iki? Kubera ko afite iyo mpano y'iki? Yo kwihangana. Kubera ko yihanganye byamubashishije kubana n'abantu bose. Kwihangana rero bizagufasha kubaho neza ndetse bigufashe n'aho ugeze kubabanira neza, biguha agaciro, biguhe gukundwa ndetse biguhe kuba ukenewe, abantu bakwifuze kubera ko babona ko ubasha kwihangana. Ikintu cya kabiri rero kizagufasha kubana n'abantu neza ndetse bikagufasha kuba aho uri hose wifuzwa, ikintu cya kabiri ni uguca bugufi. Guca bugufi ni ibintu bikunda kugora abantu benshi, usanga bashaka kwigagaza, nyine bashaka kwerekana ko bakomeye ari abanyacyubahiro, ariko muzarebe umuntu ubasha guca bugufi. Uwo muntu rero iyo abasha guca bugufi bikagaragarira n'abandi bantu, usanga uwo muntu abantu nyine bamwibonamo, abantu bamukunda, abantu bamwubashye. Umuntu uca bugufi ni nawe ubasha bya bintu byo gusaba imbabazi, niwe ubasha kuba yavuga ngo nyamara uyu muntu arampemukiye. Umuntu uca bugufi niwe ushobora gufata ba bandi babiri bari kugongana imitwe batabasha kumvikana, we akabahuza akababwira ati nyamara wagenda gutya, akareba na wa wundi uri hejuru akabafata ati mwabigenza gutya kugira ngo murusheho kubana neza. Rero iyo uca bugufi bigufasha kuba ahantu hose muri sosiyete, mu kazi, mu muryango, kuba ukenewe. Usanga bavuga ngo uriya muntu aca bugufi. Usanga rero umva n'ibintu by'iyo haza ngo amakimbirane we ntabwo yaba yarimo, kuko we agira gute? Aca bugufi akavuga ngo ibi ngomba kubirenga kubera ko atari ko meze, ntakwiriye kuba muri izi mvururu. Icya kabiri rero, icya mbere mbabwiye ko mugomba kwihangana, umuntu wihangana. Icya kabiri, umuntu uca bugufi, uwo muntu abasha kubaho akenewe ndetse no muri sosiyete arifuzwa, ndetse n'ahantu ari ahava abantu bose bifuza kumera nkawe cyangwa bifuza kumugumana. Ikindi kintu cya gatatu kizagufasha rero kubaho ukenewe, abantu bagukunze ndetse aho uri ukifuzwa kuhaguma, ni ikintu cyitwa ngo kwirinda. Irinde kurenzaho. Nubwo uca bugufi, nubwo wihangana, ariko kurenzaho ntabwo ari byiza. Nimba ikintu kibaye ukabona ntikigenda neza, ntabwo bivuze ngo ukivugire hejuru, ngo utere hejuru uzane imvururu, ngo oya ngo siko byari bigenze, oya. Ariko bwira abantu ati si uko ibintu byari bikwiye gukorwa, nyamara ibi bintu ntabwo ari uku byagakwiye gukemurwa, ibi bintu twagakwiye kubigenda gutya. Nimba twarakwiye gusura, ugasanga wenda abantu baravuze ngo ni mu kazi tugomba kuzajya dusura abantu wenda babyaye, hakaba hari umuntu wabyaye mbere, undi abyaye nyuma, kubera wenda n'agaciro afite aho n'icyubahiro afite n'amafaranga afite. Murabizi ko muri iki gihe abantu barebera no ku butunzi, bagahita bati oya uyu niwe tugomba kugeraho bwa mbere. Wa muntu rero utarenzaho aravuga ati nyamara si uku byari bikwiye. Ni byiza ko uyu muntu ni umunyacyubahiro, ni byiza ko uyu muntu ni umunyagaciro, ariko ntabwo bikwiye ko uyu muntu ari we tubanza, hari abandi babaye mbere. Ukanga kurenzaho, ukanga mbese muri make kurenzaho, ntushyigikire amafuti. Abanyarwanda bavuga ngo umurenzaho wera ibijumba, ariko nturenzeho ngo uvuge ngo ushyigikiye ikibi kandi icyiza ukizi. Icyo gihe rero uba ubaye umunyakuri, abantu barakwifuza bati kanaka ubu yaba hari ibi bintu ntabwo byari bikwiye kugenda gutya. Ibi bintu ndi kuvuga muzajya mubyibuka, cyane cyane nimba muba ahantu muhurira n'abantu benshi mu kazi, uzajya uhita wibuka ngo ariko uzi ko ari byo, uzi ko hari ikintu kiba kumva baravuze ngo kanaka yaba hari ntabwo ari uku byakabaye bigenze, kandi si n'umushefu kandi si n'umuyobozi, ariko kuko bamuzi ko atarenzaho, uwo muntu baramuzi ko ari inyangamugayo, bafata yaba hari hano hantu baraturyamiye. Rero uwo muntu iyo umeze gutyo, biri mu bintu bituma abantu bagukunda, abantu bakwifuza, bavuga ngo kanaka yaba hari sha, uzi ko bitari kugenda gutya, kanaka yaba hari uriya muntu ntabwo baba bamuhemukiye. Rero icyo gihe iyo wirinda ibyo bintu byo kurenzaho, abantu baragukunda ndetse bakagira gute, bakakwifuza, bakifuza ko mugomba guhorana, ndetse bizagufasha gukomeza kubana neza n'abandi, kandi nta n'uwo bizigera bigiraho ingaruka mbi, kubera ko ibintu byose uzaba wabikemuye neza. Ikindi kintu cyagufasha rero kubana neza n'abantu ndetse ukaba wifuzwa n'abantu ahantu muri sosiyete, ikindi ni iki? Wige kubabarira. Umuntu nyine ubabarira ibintu byose bije, si ukuvuga ko nyine urababara. Umuntu ubabarira si ukuvuga ko atababara, oya nawe arababara, ahubwo akavuga ngo ese tekereza neza,
uyu munsi kubabarira, umuntu ugera ku rwego rwo kubabarira ni umuntu uba utekereza avuga ngo nanjye ndi umuntu, ejo nanjye nakosa, iri kosa narigwamo, ese ngiye nindigwamo uyu muntu ndi gucira uru rubanza, uyu muntu ndi kuvuga ngo bamutere amabuye, ejo bibaye njye, ese wa mugani umuvandimwe wanjye we aba ari we ubibonetsemo, namufatira uyu mwanzuro, navuga ngo bikorwe gutya, ukiga kubabarira. Iyo ubabarira rero abantu baragukunda ndetse abantu bifuza kubana nawe kubera iki? Nta mutima w'inzika ugira, nta mutima w'ingingimira, ntabwo uba ufite umunkanyari mu maso ngo ugere ahantu handi baguhemukiye ngo uhite ubere gutya ngo ubereke ko warakaye, bya bindi abanyarwanda bati narahumuye, oya, warababariye, umuntu araguhemukiye, umuntu yagukoreye ibintu bibi ukamubwira it's okay, nakubabariye, nakubabariye. Noneho surtout ku bantu b'abakristo, abantu turi mu rugendo rujya mu ijuru, nshuti yanjye, narababwiye ngo hari ibintu tugomba kujya dutekereza. Nimba Yesu ataragaruka, jya utekereza n'urupfu. Uvuga ngo se ubu ngiye, iyo moto ikampitana, ngiye nkanyerera muri dushe nkapfa, ese ubu ngubu iherezo ryanjye ryabiriye? N'ibintu byose wirinze, n'ibindi byaha wari gukora wenda ukavuga ngo numva bavuga ngo hari ibyaha biryoha, utarabikoze, ukicwa n'icyo kintu cyo kuvuga ngo nta mbabazi wagiriye umuntu. Mubabarire kuko nawe Kristo umunsi ku munsi arakubabarira. Ako ko ku bakristo mujye muzirikana uvuge ngo ese Kristo njyewe umunsi ku munsi ambabarira ibimeze gute? Ese njyewe yambabariye ibingana gute? Imyenda yose Kristo yanyishyuriye njyewe nayitura iki? Ibyo rero bigutere kuvuga ngo ndamubabare kubera iki? Urugendo urimo rugana mu ijuru. Rero umuntu ubabarira, umuntu ufite imbabazi, umuntu witoza buri munsi kubabarira, uwo muntu ahora akenewe, ndetse n'ikindi bimufasha mu mutima we hahora amahoro, ahora mu mutima we ameze neza, ntabwo uzamubona yarakaye, ntabwo uzamubona umutima ubyimbye, ntabwo uzamubona mbese atameze neza ngo oya ngo nyuze hariya hantu ngo mpita nibuka uyu muntu, reka reka reka, ni bya bindi bya kera ntabyo aba yitayeho, kubera ko ahorana kubabarira muri we. Ikintu kiraba akavuga ngo ni uku nyine byagenze, ni uku byateze, nyine Satani uyu muntu yamukoreyemo, akababarira. Uwo muntu rero ugira imbabazi, uwo muntu wuzuye amahoro muri we, abantu bahora bamwifuza, bahora bamukeneye, kubera iki? Banamwigiraho byinshi, nabo bamwigiraho akavuga ngo uyu muntu ni urugero rwiza. Ikindi ujya utekereza ngo ahantu ndi, ahantu mba, umaze imyaka 2 mu kazi, umaze imyaka 2 mu muryango washatsemo, umaze imyaka abantu bakwigiyeho iki? Nta kintu na kimwe baravuga ngo bavuge ngo uyu muntu koko tumuziho iki? Reka bavuge ko wihangana, reka bavuge ko ubabarira, reka bavuge ko uca bugufi. Narababwiye ngo nzajya mbabwira utuntu twadufasha, ndetse nanjye bubibabwira, nanjye mba ndi kwiga, ariko twisuzume tuvuge ngo aho tunyura hose, abo tubana nabo, ese twebwe batwigiraho iki? Ese koko bifuza ko tubana nabo? Ibi ndi kubabwira ni ibintu bituma abantu bakwifuza, bifuza kugumana nawe. Ese tugera ahantu bakavuga ngo uyu muntu koko arakenewe tugumane nawe, cyangwa baba bavuga mu mutima ngo mana yanjye ngo uyu muntu aragenda ryari? Ntimuzi ko hari umubosi uza mu kazi muri gukora yahahagarara, abantu bakavuga aragenda ryari? Aragenda kubera iki? Murabangamiwe. Tekereza nawe uvuge ngo ahantu mba ndi, ahantu ngera ni mu rugo, uhageze abana barifuza ko uhari, umugore arifuza ko uhari, umugabo arifuza ko uhari, cyangwa baravuga ngo amasaha nyine naba atinze aze aryama. Ibyo byose tujye tubitekereza, ariko umuntu wiga kubabarira, umuntu uhora ubabarira, umuntu witoza kubabarira, umuntu ubabarira, uwo muntu arifuzwa, uwo muntu aba akenewe, uwo muntu ahantu ari abantu baba bifuza kumugumana. Ikindi kintu rero cyagufasha kuba abantu bakwifuza, ko abantu bagukunda, bifuza kugumana nawe, umuntu utarobanura ku butoni. Umuntu utarobanura ku butoni. Hari abantu barobanura ku butoni, noneho kurobanura ku butoni ni nko gutonesha, ugasanga umuntu wamushyize imbere, kandi wenda urugero uwo muntu uri gushyira imbere nta n'ikintu ashoboye, wenda ni mu kazi, uwo muntu ari imbere, kandi mu by'ukuri nta kintu ashoboye rwose, usibye iryo tonesha ryawe. Rero iyo uri umuntu utarobanura ku butoni, abantu bose bafata kimwe, abantu bose ubaha agaciro kuko ari ibiremwa, ahubwo wenda waha agaciro umuntu bitewe n'ibyo yakoze, n'udashoboye mukamutoza gushobora, uwo muntu nawe urakundwa, abantu baragukunda. Noneho waba uri n'umuntu w'umushefu, uri umuntu uri hejuru, abantu barushaho kukwibonamo, barushaho kugukunda. Kubera iki? Ntabwo ufite ibintu byo kurobanura ku butoni, ntabwo ufite ibintu byo kuvuga ngo aba bantu ndakeka byoza bitakenewe, ngo uyu nguyu ngo nabo mu karere kacu, abo nabo twavuye mu gihugu kimwe, aba bantu nabo duturanye, aba bantu, oya, iryo robanura. Iyo uri umuntu uha agaciro ahubwo wakoze ibyiza,
n'utabishoboye mukaba mwamuzamura mukamufasha, ariko nk'ubu umuntu urobanura ku butoni. Kurobanura ku butoni ni ugushyira imbere umuntu kandi uwo muntu nta n'ikintu wenda urugero ashoboye, cyangwa ukamushyira imbere bitewe n'uko wamukunze gusa wavuze ati ni mwiza ndamwikundiye kuko afite icyo gikundiro, ariko ugasanga hari abandi bihutaje. Rero iyo udakora ibyo bintu abantu bahora bakwifuza, abantu bahora bagukeneye, abantu baba bavuga ati uyu muntu ahari nka kwa kundi nabibabwiye ibi bintu byakagenze neza kuko ntiyari gutoranya. Urugero rutoya natanga aho ngaho ni mu kazi, urasanga bakeneye umuntu wenda batuma ahantu ni misiyo, umuntu ubishoboye wagakwiye kujya gutanga umusada aho, wenda abakozi baho bararwaye, ushobora koherezayo umukozi umwe agakora akazi wenda k'abantu batatu kuko hari ashoboye. Wowe woherejeyo kugira ngo kubera santima, woherejeyo undi kugira ngo abone ayo mafaranga kandi mu by'ukuri ntabwo ashoboye. Icyo gihe rero niryo robanura butoni. Uwo ni umuntu uba urobanura ku butoni. Iyo rero utabikora ukavuga ngo reka twoherezeyo umukozi umwe, hano ntibipfe, n'aho agiye bikemuke kuko ashoboye, icyo gihe nawe muri sosiyete abantu baba bakwifuza. Ikindi rero ni umuntu wihutira kumva ariko ntagire gute, agatinda kuvuga. Nta nyine akumva, abantu bose ntibaza bakubwira inkuru ngo uhite uzumva ngo uzemeze, oya analize. Banza utekereze koko ibi bintu abantu bavuga ni ukuri. Hari abantu rega ushobora gusanga abantu banga umuntu akakwanga hejuru y'amagambo yabwiwe akahita yizera. Ese uwo muntu umwizeye ute? Uwo muntu umwizeye ute ko izo nkuru yazanye ari ukuri? Ihutire kumva ariko utinde kuvuga, utinde no kwemera ibintu. Abantu rero bameze gutya bumva ariko bakabanza bakanaliza, bakabanza bagakora research, bakareba bakavuga ko koko ibi bintu nibyo, koko ibintu birashoboka, yanabitwara neza akazamenya ukuri. Uwo muntu abantu baramukunda ndetse aho ari aba nyine akenewe, abantu baba bifuza kubana nawe kuruta wa wundi wumva ibintu agahita agenda akirakaza, akanga abantu ntibazamenye icyabaye, ntibazamenye icyamugezeho, ntibazamenye icyakozwe, kandi wenda urugero ni abantu babateranyije kandi arengana. Uwo muntu rero wihutira kumva ariko agatinda kuvuga arakundwa, ndetse no muri sosiyete, ndetse no mu magroupe, n'amagroupe tuba dufite yo muri WhatsApp, yabo twiganye, yabo duturanye, yabo twakuranye, umuntu urimo kuko ahantu hari abantu benshi ntabura uruntu rumwe, ariko umuntu uzasanga yumva agatinda kuvuga, akumva n'izo nkuru abona ko zasenya n'abantu, akazihora ahubwo we akavuga koko ibi bintu reka mbigenzure nzamenye uko ntwara abantu. Uwo muntu aba akunzwe kandi abantu bamwibonamo. Ikindi rero ni ukuba umunyakuri, kuba inyangamugayo, kuba ukorera mu mucyo. Nimba abantu bakubwiye ngo ibi bintu tubikore gutya, ukabikora uko abantu babigusabye, umunyakuri. Umuntu w'umunyakuri arifuzwa, umuntu w'umunyakuri aba akenewe, umuntu w'umunyakuri aba yizewe. Ibyo yavuga byose niyo urugero yabaje kuko basanzwe bamuzi ari umunyakuri. Umuntu usanzwe ari umunyakuri ni urugero, simbibabwiye ngo ajye kubeshya, ariko ndashaka kubabwira ko aramutse ari ikintu kimwe kimucitse akavuga ati iki kintu cyakozwe gutya kandi atari ko cyakozwe, bitewe n'icyizere afitiwe, bitewe n'ukuntu ari umunyakuri, abantu babyemera. Bitewe n'iki? Nuko basanzwe bamuzi ko ari umunyakuri. Iyo uri umunyakuri rero ukorera mu mucyo, ibyo ukora ukabikora neza, ndetse uko byagakwiye kugenda ukabikemura neza, abantu baragukunda kandi barakwifuza. Utu tuntu rero ni dukeya mbabwiye, ni utuntu mba narebye dushobora kudufasha kubana neza n'abantu, ndetse abantu tubana nabo sosiyete zitandukanye, ukaba umuntu wifuzwa, ukaba umuntu abantu bavuga ngo uyu muntu turifuza kubana nawe, uyu muntu turifuza guhorana nawe. Uko ari kuri mubwire, reka tubwire n'abantu ibyatuma badukunda, ibyatuma tuba abantu b'umumaro, ibyatuma abantu batwifuza, apana kugera ahantu ngo abantu bavuge ngo uyu muntu ngo ubwaje ngo nanjye ndagiye. Ntago se murabibona? Hari abantu bageraga ahantu twiga nko mu ma internet ku ishuri, ugasanga umuntu araje mu kigare aje kuhahagarara gusa, abantu bose bakivumbura bakagenda. Hakaba hari umuntu ubuze uko agira cyangwa babiri bagasigarana nawe, abandi bakamuhunga ngo reka tujye gukora etide, kandi mu by'ukuri nta kintu bagiye gukora, ahubwo bahunze uwo muntu. Kubera iki? Kubera ko bamuziho imico itari myiza. Rero tugire imico myiza, twige kubana n'abantu neza, ndetse tumenye uko twakwitwara mu bantu, tube abantu bifuzwa n'abantu, tube abantu batuma abantu bishima, tube abantu batuma abantu bongera kuryoherwa, bavuge ngo abantu beza baracyariho. Muzi ko abantu ujya kubabwira ngo nta muntu wo kwizerwa, ngo abantu babaye babi. Kubera iki wemera ko abantu baba babi? Wowe ba mwiza, uwo muturanye abone ko umuntu mwiza akiriho, wowe ube mwiza, abantu babone ko ababosi beza nabo bakiriho, ababosi baca bugufi, ababosi bihangana, abakire bihangana, babone ko nabo bariho. Narababwiye rero ko ntazajya mbatindira, reka turekere aho ngaho. Mba nakoze ibiganiro bigufiya kugira ngo mubirebe, mubirangize, ndetse mubitambutse n'abandi bantu bamenye ibyabafasha, ibyabagira umumaro, ibyatuma babana neza n'abantu, ndetse bakaba abantu bifuzwa n'abandi, bakaba abantu bakunzwe n'abantu. Ndabakunda, mukomeze mukore share, mukore like, mukore comment, mutubwire ngo mwongereho iki, mutubwire ngo mugabanye iki, ese tuzabakorera iki, ese tuzababwire kuki. Ibyo byose ibitekerezo byanyu turabyumva kandi turabyubahiriza.
turabashimira cyane, sinzahwema kubashimira abantu mwese mwafashe umwanzuro mukavuga ngo murabo kuri Mubwire TV. Twebwe turayikunda, turayikurikira, muranyandikira inbox ndabibona, kandi Imana ikomeze ibahe umugisha, ikomeze ibagire neza, dusakaze urukundo, dusakaze amagambo meza, ibi bitwumvishe birahagije, ahubwo twimuke urukundo, abantu barusheho kwishima. Nimero yanjye tugiye kujya tuyicisha ku kiganiro, kubera ko abantu benshi barambwira ngo barayibuze, bashaka gutungura abantu. Nimba ushaka gutungura umuntu, nimba ushaka kubwira umuntu ko umukunda, umuntu umuhura uraba agihari, umuntu umubwira agaciro ke, umuntu umubwire ko yagufashe ukuboko kandi kwageze aho kukugeza. Tubibabwire bagihari, tubibabwire bakibasha kubyumva, ndetse natwe ubwacu tukibasha kubyumva. Murakoze rero, ndabakunda, amahoro y'Imana abane namwe.